Ibihe byiza rero mukunzi wa Bwiza TV, we wakoze subscribe nawe utarayikora ndagushimiye. Ni byiza ko wakora subscribe ndetse ugakora no kuri iriya nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru uko Bwiza TV ibashije kuyashyiraho. Rero na makuru uzajya ugeraho isaha ya saa 3 hagati saa 3 n'igice n'isaha saa 4 ukabasha kumenya amakuru ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu gihugu. Inkuru iri kuvugwa muri iki gitondo nuko Perezida Kagame yazamuye mu ntera abasirikare babiri, umwe yakirwa ku ipeti rya General de Brigade undi agirwa Colonel. Uwari Colonel ariwe Colonel Frank Mutembe ubu yabaye General de Brigade. Yazamuye mu ntera n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuko ariwe mugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga. Byabaye rero kuri wa kane ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame usanzwe nyine n'umugaba w'ingabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, aho yazamuye mu ntera Colonel Frank Mutembe akamugira General de Brigade ndetse na Lieutenant Colonel David Kanamugire akaba yabaye Colonel. Mu itangazo rero ryasohowe n'ingabo z'u Rwanda, aho itangazo ryashyizwe ku rubuga cyangwa se kuri website y'ingabo z'u Rwanda, Minisiteri y'Ingabo, rivuga ko Colonel Mutembe yazamuye mu ntera akagirwa Brigadier General ndetse Lieutenant Colonel Mutembe we yagizwe Colonel. General de Brigade Mutembe wazamuye mu ntera yakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda nko kuba umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu karere ka Gasabo, umuyobozi w'ingabo mu karere ka Nyarugenge ndetse n'umuyobozi wungirije wa Brigade ya 808 ikorera mu turere twa Rusizi ndetse na Nyamasheke. Colonel Kanamugire we azwi ku kuba yarabaye umuyobozi ukuriye ubwirinzi bw'ikoranabuhanga mu ngabo z'u Rwanda. Perezida Kagame yaherukaga kuzamura mu ntera abasirikare mu Gushyingo umwaka ushize, ubwo yazamuraga mu ntera abasirikare bakuru barenga 10 barimo General Jean Bosco Kazura wakuye ku ipeti rya General Major akahita anagirwa umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Perezida wa Malawi yahishuye ko inama za Perezida Kagame zishobora kumugwa neza. Uyu perezida mushya wa Malawi Lazarus Chakwera yahishuye ko yavugishije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame kandi yizeye kwigira ku ngamba ze mu kongera kubaka igihugu no kuzana impinduka mu bukungu. Mu ijambo yagejeje ku itangazamakuru ku munsi ejo bundi, Perezida Chakwera yavuze ko yavuganye na Perezida Kagame mu rwego rwo gushaka ubufatanye bufatika hagamijwe gushimangira iterambere na demokarasi rishoboye mu kibaya cya Rift Valley. Ikigamijwe no gukoresha neza umutungo kamere n'uw'abantu ku bw'iterambere risangiwe ry'abaturage bacu. Ibi nibyo Perezida Chakwera yakomeje atangaza nk'uko tubikesha ikinyamakuru Nyasa Time. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko Perezida Kagame yubashywe kubera guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda no gukora icyo bamwemerera bise igitangaza cy'ubukungu. Aha rero muri Malawi bakabemera ko u Rwanda rwateye intambwe mu bukungu ndetse rubasha kugera kuri byinshi rubikesheje ku muyobozi cyangwa se ku mukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Mu mwaka wa 2000 nibwo Perezida Kagame yatangiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda nka perezida. Icyo gihe igihugu cyari kimaze imyaka 6 kivuye muri jenoside, ariko yongera kucyubaka kiba igihugu gihamye gitera imbere kandi cyubatswe mu mahanga. Serivisi rero z'imibereho nk'uburezi, ubuvuzi, amazu n'amatungo byahawe nyine abatishoboye hatagendewe ku moko cyangwa akarere bakomokamo. Uburyo bubiri bw'ivangura ryarangaga guverinoma zagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Kagame nk'umuyobozi wa RPF Inkotanyi akaba nyine ari nawe wahagaritse iyi jenoside. Ibi rero nibyo byatumye perezida wa Malawi nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo muri Malawi yifuza kugirwa inama n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'umwe mu bakuru bashywe muri Afurika ndetse nk'umwe mu bakuru b'igihugu bareberwaho cyangwa se bafatirwaho urugero mu kuba hari impinduka bazanye mu gihugu cyabo cyangwa se mu bihugu byabo, kuba yarafashije abanyarwanda ndetse n'u Rwanda kugira intambwe batera mu buryo bw'ubukungu ndetse no mu miyoborere. Ku ruhande rwe Chakwera kandi arimo kugerageza guhanagura amakosa yakozwe n'ubutegetsi bw'ishyaka riharanira demokarasi DPP, nubwo hari abatangiye kumushinja kuzuza guverinoma ye abantu bafitanye isano cyangwa se bakomoka iwabo. Uyu mugabo rero nawe uherutswe gutorwa vuba, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe cyangwa se n'abaturage mu gihugu cye
bakomeje kuvuga ko nawe akomeje agatsiko cyangwa se akomeje icyene wabo mu butegetsi nk'uko nawe uwo yasimbuye nawe yabivugagaho. Yashyizeho rero inkingi, umuperezida yashyizeho inkingi z'indangagaciro bya filozofi Trans Alliance banyuzemo, iyi niyo banyuzemo kugira ngo batsinde amatora hamwe, kandi avuga ko bazashyiraho urufatiro rw'ibihe bishya byo kwibohora mu bukungu hamwe. Chakwera yavuze ko hamwe n'umwungirije Salus Chilima barimo gushyiraho itsinda rya guverinoma ryo guhindura ibintu rizakora imirimo yo kumutsa igishanga, kuvanaho imyanda, kuvugurura imikorere iboze ya leta no kubaka systeme nshya. Gusa abakurikirana hafi ibintu muri Malawi babona ko abanyamalawi bitari byasobanuka no kuba bakwiteza cyangwa se bakwizera izi ngamba zose mu gihe uyu muperezida atangiye kwiyegereza mu butegetsi bwe abantu bafitanye isano cyangwa bakomoka mu karere avukamo. Bagakeka rero ko nawe agiye kugera ikirenge mu cy'abandi bayobozi bamubanjirije. Iyi ni inkuru rero ivugwa muri Malawi, ariko ikaba ifitanye isano n'u Rwanda, aho perezida wa Malawi avuga ko agiye kugisha inama perezida w'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo amwereke inzira yanyuramo nawe abashe kuzahura igihugu cye mu bukungu ndetse no mu miyoborere myiza. Ishyamba si ryeru mu itorero rya ADEPR. Itorero rya ADEPR ryahagaritse abapasiteri Zigirinshuti Michel ku nshingano ze mu gihe abandi barimo Pasiteri Habyarimana Desire ubarizwa muri paruwasi yo mu Gatenga bandikiwe amabaruwa yo kugawa kubera amakosa bivugwa ko bakoze. Mu ntangiriro za Nyakanga 2020 nibwo ADEPR yandikiye abakozi bayo biganjemo abavuga butumwa n'abapasiteri bamwe bahagarikwa amezi 3 badakora inshingano zabo, mu gihe hari n'abandikiwe bihanangirizwa kubera ko batandukiriye inshingano zabo. Mu bahagaritswe harimo Pasiteri Zigirinshuti bivugwa ko yahowe amagambo y'inyigisho n'ubuhanuzi amaze iminsi atanga hanini afitanye isano n'indwara z'ibyorezo, ndetse na Pasiteri Habyarimana Desire wandikiwe ihanangirizwa kuko yasezeranyije umukobwa wo muri ADEPR binyuranyije n'amategeko. Uru rutonde rurerure runariho abandi bavuga butumwa barimo Mukansonera Edisa wabarizwaga mu itorero rya ADEPR Rukiri, wahawe ibaruwa imuhagarika mu kazi amezi 3 kubera ko yahukanye agatandukana n'umugabo we. Uyu yari umuvuga butumwa wari umaze imyaka myinshi atabana n'umugabo, aho yananiwe kwihanganira guhozwa ku nkeke ahitamo kujya kwibana, ari nabyo byamuviriyeho guhagarikwa n'itorero. Iyi nkuru kandi ihagarikwa ry'abavuga butumwa muri ADEPR yabanje kugirwa ubwiru, ndetse buri ruhande yaba bahagaritswe n'abafashe ibyemezo banze kugira nyine icyo bayitangazaho, banze kubishyira mu itangazamakuru ariko biza kumenyekana. Pasiteri Zigirinshuti yashyikirijwe ibaruwa imuhagarika ku nshingano nk'umukuru w'itorero ibatsinda binyuze ku mwana we. Mu kiganiro yagiranye rero n'ikinyamakuru yemeye ko yahagaritswe ariko ntiyagira amakuru menshi ashaka gutangaza. Mu magambo make yabwiye umunyamakuru ati, ndashaka kuba nifashe ngasenga, igihe nikigera tuzavugana. Umwanzuro wo guhagarika kwa Pasiteri Zigirinshuti watwererewe inyigisho n'ubuhanuzi amaze igihe anyuza ku mbuga nkoranyambaga ziswe ko zirimo ubuyobe. Pasiteri Zigirinshuti yahagaritswe nyuma y'imyaka isaga 2 yirukanwe muri ADEPR ku kazi kukuriye ivugabutumwa n'amahugurwa azira kugata atabimenyesheje ubuyobozi. Avuga ko we muri Werurwe 2018 yagiye mu giterane cy'itorero Freeness of God International Ministry rifatanyije na Palani Pentecost Church Ministry muri Afrika y'Epfo kubwiriza bizwi ndetse ibaruwa imutumira yinyujije mu buyobozi bwa ADEPR, anabimenyesha umuvugizi wungirije asaba uruhushya ariko birengwaho arirukanwa. Pasiteri Habyarimana Desire amaze imyaka 35 abarizwa mu itorero rya ADEPR. Muri iyi myaka yose nta na rimwe yigeze yandikirwa ibaruwa anengwa. Intandaro yo kwihanangizwa nuko kuwa 20 Werurwe 2020 yasezeranyije umukobwa wo muri ADEPR ndetse nyirubwite ntabihakana. Uwo mukobwa muri paruwasi ya Rukurazo yasezeranyijwe mu gihe icyemezo cyo kudakoresha ubukwe mu nsengero cyasohotse, yarerekanwe inshuro 3 nk'uko biteganywa n'amabwiriza ya ADEPR. Muri icyo gihe nta mabwiriza akakaye yo kwirinda icyorezo
cya COVID-19 y'umwihariko yari yagashyizweho usibye kwitwararika isuku n'andi yose. Yagize ati naramusezeranyije, ashingiye kandi ko andi maparuwasi y'umujyi wa Kigali yafashaga abari bafite ubukwe hafi aho bagashyingirwa. Umukobwa yasabye itorero ry'akarere ka Gasabo kumufasha gusezerana muri ubwo buryo, barabimwemerera, bamubwira ko bamuha umupasiteri wamufashiriza mu rugo. Pasiteri Desire avuga ko yatashye ubukwe mu batumirwa bake bo hafi y'umuryango, hageze hasanga abapasiteri barenze 5 barimo n'abandi baje kumuha serivisi yo kumusezeranya. Yakomeje agira ati natangajwe nuko mu minota mike nagiye mbona b'abapasiteri bagiye umwe shiduka dusigaye turi 2 umuryango w'umukobwa, natwe twaguye mu kantu kuko bagiye badasezeye kandi bari bamwijeje ko bamufasha. Naje kubaza amakuru bambwira ko abagombaga kumuha serivisi yo kumusezeranya batumvikanye. Ubukwe yari agiye gusezeranya uyu mukobwa ngo yari afite imyaka 45. Rero bivuga ko Pasiteri Desire atari gusiga uyu mukobwa wari ukuze, bigaragara ko akuze imyaka 45, imyaka myinshi, akaba ubukwe bwapfa munota wa nyuma bitewe nuko abapasiteri banze kumusezeranya. Pasiteri Habyarimana avuga ko yafashe icyemezo cyo gusezeranya uwo mukobwa ngo itorero ridasebera imbere y'umuryango cyangwa nawe yishingire. Agira ati natekereje ukuntu umukobwa w'imyaka 45 itorero rimutaye mu ikanzu yera, ari umwarimu w'itorero, nafashe umwanzuro wo kumusezeranya ngo we n'itorero badaseba. Iki gikorwa nticyanejeje itorero ryamwinye serivisi, hatangira gutumizwa inama zitandukanye kuva mu itorero ry'akarere, ururembo rw'umujyi wa Kigali na biro nyobozi ya ADEPR. Nyuma y'izo nama icyavuyemo nuko abapasiteri basezeranyije bose mu gihugu bandikirwa urwandiko rw'umugayo mu buryo bwo kubihanangiriza. Habyarimana avuga ko urwandiko rwiswe rw'umugayo yarwakiriye ariko atababajwe narwo kuko yakoze igikorwa cy'ubumuntu. Ati nubwo hari amabwiriza adasanzwe, icyo narahiye ni ukwita ku mukumbi cyangwa kwita ku ntama igihe habayeho ikibazo. Umutima wanjye ntiwari kunyemerera gusiga umugeni arira kandi yijejwe gufashwa. Iyo bamuhakanira burundu nta kibazo cyari kuba. Nubaha amabwiriza n'amategeko y'igihugu uko yakabaye. Ibyo nakoze ni ugushyira mu gaciro ngo hatagira uhungabanywa n'igikorwa kitari cyiza yari yakorewe. Pasiteri Desire Habyarimana yihanganishije abahungabanyijwe n'inkuru zavuzwe ku ihagarikwa rye. Agira ati sinahagaritswe ahubwo nahawe urwandiko runyihanganiriza. Agira ati sinahagaritswe ahubwo nahawe urwandiko runyihanangiriza kubera igikorwa nakoze. Ndamenyesha itorero mu myaka 35 ndikore nta mugayo uwo ari wo wose nigeze mbonekaho. Ni nabwo bwa mbere nandikiwe urwo rwandiko. Ndacyari umwizerwa kandi nzabikomeza haba muri sosiyete no mu itorero, mu murimo nahamagariwe no kuzana intama kuri Kristo Yesu. Uwo rero ni Pasiteri Desire avuga ku ihagarikwa rye, cyangwa se avuga ko mu bigaragara ko Pasiteri ya Desire yarenganijwe aho yahagaritswe kubwo gusezeranya umukobwa wari utereranywe n'itorero. Bamwe mu bapasiteri bari bemereye kumufasha bakamusezeranya ariko birangira bamucitse. Pasiteri yabutashye nk'umutumirwa atari muri gahunda yo gusezeranya, ariko nk'umupasiteri wabihamagariwe abasha kubikora kugira ngo uyu mukobwa ataba yakwishingira, cyane ko kwishingira mu itorero rya ADEPR ni icyaha gikomeye cyane. Reka rero dusoze iyi nkuru tubabwira ko nyine turi ku nkuru ivuga ku ihagarikwa ry'abapasiteri batandukanye. Bivuze ko abapasiteri bose bo mu itorero rya ADEPR baba barakoze igikorwa cyo gusezeranya muri iriya minsi nyine bari nyuma y'itorero, cyangwa se bakubiswa akanyafu. Ni muri urwo rwego twari turimo tuvuga ku inkuru ya Pasiteri Desire ndetse na Pasiteri Zigirinshuti bahagaritswe. Zigirinshuti we akaba yarahagaritswe nko kwirukanwa, ariko Pasiteri we ngo Desire we yakubiswe akanyafu ko kumwihanangiriza kugira ngo ntazongere. Akaba ari aya makuru twabahitiyemo, tukaba dukomeza rero mu kanya tubagezaho ikiganiro kibagezaho ku buzima bw'igihugu, cyane cyane mu kanya turavuga ku burezi, aho tuvuga ku burezi mu Rwanda. Ntimucikwe rero n'aka kanya, aya makuru ntabacike kandi ntujye kure ya Bwiza. Ukore comment, ukore like ndetse utange comment ku cyo wifuza ko twakugezaho. Mugire ibihe byiza rero, mwari kumwe nanjye Meki Kayiranga kuri Bwiza TV.